nanjye uyu muntu mukorere nk'ibyo yakoreye umwana wanjye, kubera ko niba hari ibintu bimbabaje, ibi bintu birambabaje cyane rwose. Mbasaba urubyiruko kuko mwagiye mwihangana, mwagiye mwihangana. Ni ukuvuga ngo niba abantu bagukunda ari babiri, mpaka umwe yica undi. Izo mbaraga namusizemo ndazimukuramo, bene kungana bampaye uburenganzira bagati mubabarire. Imbabazi ziraturuka kuri bo, naho ngewe rwose ibyo nari gukora ndacyari kubikora. Ntacyo we twebwe wadutangariza. Oya, ibyo mwabonye mwabibonye, twabibonanye banga mutazabijyana kuri twabibonanye, ibyo mwabonye natwe nibyo twabonye, sibyo nimujyana ibyo. Twara yangaya gusa, ibyo tubonye birahagije. Mana we mukama, mbabarira mbyano no gukomeza kurya. Bya bintu ziko bikomeye munsi kuwundi, cyane cyane mwe mwakoze subscribe, muri abantu b'abagabo cyane, nawe mutarayikora mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kuwundi. Nge muranzi nitwa Junior, umusore wanyu utagira imigozi muhambira. Ikindi ko kumushwi ntabwo ari muweza gaca, ndabizi ko impamvu tugihumeka umukabazima twe turi gukurikira iyi video, cyangwa se natwe turi gukora iyi video, no kubera Imana. Reka dushimire Imana rako tukimeze neza, ikomeze inaduhe imigisha. Mu by'ukuri ni inkuru nyinshi mugenda mubona hano kuri Five Guys TV tubakorera zigiye zitandukanye. Duhagararanye n'umuryango hano, umupapa ndetse n'umumama bagiye kutwibwira, baduhamagaye batubwira inkuru yuko babuze umwana wabo mu minsi itambutse, munihangane. Ariko ati ngwino tukwereke ibigiye kubera hano, kuko bavuze ko ngo umuntu wabarogeye ari we tugiye ngo gufata. Baradusobanura ukuntu bimeze, je nta byinshi nzi, ibyo nibyo numvise kuri telefone. Ndabanza mbasuhuze mpereye kuri papa. Muraho neza munyamakuru? Amakuru rero, amakuru ntabwo ari meza. Ubungubu turafite agahinda gakomeye cyane. Mu cyumweru gishize, kwanza reka mbanze nkwibwire, nitwa Kanihuzi, ndi kumwe n'umudamu wanjye, nawe turabasuhuje. Amakuru ntago ari meza. Witwa nde wowe rero? Nitwa Mukamana. Witwa Mukamana. Rero ngira ngo niwe twavuganye kuri telefone. Yego. Waruvuze ngo witwa Kanihuzi? Nitwa Kanihuzi. Ubwo ngubwo mu cyumweru gishize twagize ikibazo cy'umukobwa wacu, yari afite mugenzi we bakundanaga cyane, ariko ngo bakaba bari bafite umuhungu bose bakundaga ari babiri. Nuko noneho mu cyumweru gishize umukobwa afatwa rwose, apfa amarabira. Umukobwa wawe yapfuye amarabira mu bintu tutamenye, bidasobanutse, tutajyanye kwa muganga, tutagize gute. Nuko ndavuga ntari kuko uko bizagenda kose nzashirwa amenya umuntu wahemukiye umukobwa wanjye n'icyo azize. Ubwo rero naje kubona baje kundangira umuntu w'umuganga, ndagenda ndamubaza, maze kumubaza ndamutekerereza ukuntu ibibazo nahuye nabyo n'uburyo uwo mwana w'umukobwa yapfuye. Nuko arambwira ati jewe nshobora kubashakira umuti. Umuti koko yarawudushakiye, umuti twarawukoresheje, muri make ubu ngubu nonaha ahubwo ngize amahirwe kuba nkubonye. Nibwo akimara kumbwira ati umuntu wahemukiye umukobwa wanyu, mujya kureba ahantu mwahambye umukobwa wanyu, niho ubu ngubu ari, niho muri buze kumwibwira, murasanga ari mu kuhigaragura, yasaze yasizoye. Wabarogeye mwebwe? Ngo waturogeye. Ndamaza ni kuko ibyo uvuga ni ukuri? Ati ni ukuri. Ibyo uvuga ni ukuri? Ati ni ukuri. Nireka nze nshaka umunyamakuru. None ngize amahirwe ndakubonye, nagira ngo ufashe rero. Ubwo ro bimeze bite? Nagira ngo ufashe tutambikane, ntabwo ari kuri, ni hano hafi n'iki gishyamba tuzamuka, nitukigera ku iherezo turaba tugeze ku marimba aho ngaho. Hanyuma turebe ko kuko ariko bimeze, hanyuma nawe ufatiye inkuru uzayigeze ku bantu benshi kweri. Noneho rwose mbasaba urubyiruko, kuko mwagiye mwihangana, ni ukuvuga ngo niba abantu bagukunda ari babiri, mpaka umwe yica undi. Sintekereza ko bikunda kubaho, ariko nyine ubwo dutanze na message kuba badukurikiye, urumva nibara rwose. Jewe byarambabaje cyane. Ubwo ranga kubwiye ko tugiye kugenda tukagera aho ngaho bashingura. Iki gishyamba ari tukirenga, turaba tugeze aho ngaho aho namushyinguye. Hanyuma turebe koko ko uwo muntu ahari,
iyo nkuru nawe uzayigeze ku bantu bakiri urubyiruko bagikora udutendo nk'utu ngutu rwose ubumvishe ko ibi bintu bitabaho mwihangane mukecuru twakomeje ntabwo bibaho rwose kuvuga wowe amagambo ni make cyane ahari ni ukubera n'agahinda wifitiye mwatekereje mute kuvuga ngo umuntu kuko turabizi nyine umuntu yitabye Imana umuntu arihangana akabyakira mwatekereje mute kujya gushaka abo bantu kugira ngo ibyo bintu mubizemo gutya ni ukugira ngo dushire agahinda tumenye n'ejo tutazagwa mu kiziba kubera iyo utazi ikintu byanga binoga ukigwamo ubwo umwe icyo mukeneye ni ukwirebera tukamenya ukuri aho kuri ariko ibintu biri mu rubyiruko biteye ikibazo so gahunda ukuntu iteye rero bavuze ko urumva ni amashyamba ngira ngo muri kureba ahantu turi ni mu misozi ubwo tugiye kugenda si impazi hano ntakubeshye ubwo mwebwe muhazi nyine aho mwashyinguye umwana wanyu ubwo murajya imbere tugende ndabakurikira abantu mbibagezeho iyi gahunda yose ariko ndasaba Imana ko yamfasha kuko uyu muganga niba ashoboye kunyereka uyu muntu nanjye nzakora iyo bwaba mukecuru dutambuke muri aya mashyamba urabivamo muransindagiza none se ngirene muzehe ndabona yihuta rwose we ubundi se umwana wanyu yari afite nk'imyaka ingahe yari afite imyaka 18 ubwo rero uwo musore bakundanaga mwari mwaramubonyeho mwari mumuzi ni muri quartier ntabwo ari umwana wa kuri ariko ibyo rero ntabwo twabigenderagamo nk'ababyeyi bari tuzi ko ari abana bari muri quartier bakina nta bindi bapfa none se mwebwe hambere mukiri bato ibintu byabagaho kuba wagira ishyari ukagirira ishyari umuntu ukaba bikarinda biba ngombwa ko umurogesha cyangwa kera n'uwashaka gutunga abagore babiri nabo ubwabo barumvikanaga ukaba ubizi ko umugabo mu musangiye yego ariko iby'ubu byo biteye agahinda mu rubyiruko abana bagahiga kwicana bapfuye umusore kandi mwebwe kangufashe ndabona ariko ndumva ukifite n'agategeda ubundi abo bana wenda ubwo mugenzi we ntitumuzi abo bana ibintu byo kubona amarozi ubwo bayakura ntabwo rwose tubizi kuko iwacu ntabwo turoga ntitubizi iby'abana ubu niyo mpamvu tuvuga ko urubyiruko rw'iki gihe ruteye ikibazo rugize kumenya kuroga ibyo bintu batabikura mu babyeyi ntabwo tuzi uko bimeze ubundi hari ukuntu umuntu aba abona abantu nkamwe mushaje b'abakecuru akaba ari we watinya uvuga uturiya muntu yandoga abana nabo ubwo yewe ni amayobera muzehe ndabona yihuse we reka dutere agatambwe n'izuba ni ryose ni amayobera rwose ntituza ibyo nabonye ntabwo nigeze mbibona mu buzima bwanjye byaragutunga kuvuga kera niyo abasore bakundaga umuntu ahubwo wasangaga barabigize ibanga babigiraga ibanga kugira ngo hatagira n'umuntu ubimenya ariko ab'iki gihe akazi kabo ni uko bahiga ngo buretse ngo nzemera ngo twese tumuhombe ngo tumuhombe akavuga ati uko byagenda kose kugira ngo amuntware turamubura twese tumubure twese ngaho nawe nyumvira nawe ibyo bintu kuko urumva ibintu biri mu rubyiruko rw'iki gihe ni ibiki nawe utambeshya ko kumenya ari bose ariko muze ntabwo ari bose nubwo avanga bumwe agatukisha bose ntabwo ari bose buriya uzi ukuntu kubera ukuntu nakundaga umwana wanjye rero uriya mukobwa yari umwana wanjye wa bucura yarageze ahantu aryoshye yarageze igihe cyo kurambagizwa none kuri uno munsi witwa ngo ni inshuti ye niwe umuhemukiye wamwishe ariko se ubundi ubwo uvuze ko kugira ngo mumenye neza ko ari we wamwishe mwabikuye he ubundi urabona buri gihe umuntu ahuye n'ikibazo ngo bya bindi abanyarwanda bavuga ngo uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe bandangiye umuntu w'umupfumu niwe wambwiye ibi bintu none arambwiye ati rwose uwo muntu kugira ngo umumenye neza genda ahantu washyinguye umukobwa wawe niho uri bumusange ari mu kwigaragura none munyamakuru ndashaka kugira ngo uze nawe uribagire
nanjye aho biba byabereye mba mpari nubwo ibyo ari byo byose bidashimishije ndavuga abadukurikiye ibi ntabwo aba ari ibintu bishimishije ariko Imana yaduhaye amaso nyine kugira ngo turebe niyo mpamvu mba mpababereye kugira ngo murebe ukuntu gahunda ziba zifashe mwari musanzwe kuva na mbere hose mujya muri ibyo bintu by'abapfumu oya turi abakirisitu rwose ni uko ari agahinda katurenze kandi n'utubwiye tukamwemerera urumva naho ubundi ibyo bintu ntabwo twabyigeze ntabwo ari ibintu byanyu oya niyo mpamvu rero tuje kugira ngo dushire amatsiko tumenye ngo uwo mupfumu koko yatubwije ukuri ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe hagiye umuntu yumva wagiye abantu mujya munserereza ngo njya mu bapfumu mujya munyiha ndabizi hagiye umuntu abona wahuye n'umuntu w'umuvuzi wa gakondo bangaba nyine b'abapfumu wa mugani wakavuga turiya muntu yagiye kuraguza kandi urumva mwe ntibyari bisanzwe urumva ayo makosa yabakoreye yatumye muhita mujya no mu nzira mutajyaga mujyamo yego muzehe yaducitse banguka munyamakuru Mukamana uramubaza byinshi nakubwiye nti nguhiriye mu nzu ngo ntadapfunda imitwe ibi kuba narabigiyemo ntabwo ari ibyishimo nari mfite ni umubabaro w'umwana wanjye wabucura nabuze nta kindi yego aha hantu rero ku marimbi aho nashyinguye umwana wanjye tumaze kuhagera ariko turimo turerekezayo ntiturahagera neza ariko turahegereye yakunze nta kibazo nawe yahageze yego nimugire ikibazo nimugereho mujye kumureba nkuko nabibasezeranye yahageze nta kibazo yego reka nze ndebe ko yaba yahageze koko ibyo uvuga ari ukuri umunyamakuru irimbi tuvuga ni iri ngiri ndahabona umukobwa w'inzobe urimo kwigaragura yambara ubusa harimo kwihenanga cyane yaba ari uyu nguyu usubu umukobwa w'inzobe arimo arigaragura mu marimbi nyine nuko abanyamakuru murabibona dore ni hariya niho nashyinguye umukobwa wanjye dore na buriya dore nimva arimo kwigaraguraho dore niyo ndebera dore muga mbabarira niba ufite umuti nangiye umuntu mukorere nk'ibyo yakoreye umwana wanjye kubera ko niba hari ibintu bimbabaje ibi bintu birambabaje cyane none kuba mubonye ni icyerekana ko ubashije kuko kubishoboye mbabarira unkorera umuti ku buryo umuntu nanjye ntazongera kumubona nawe turi kumwe umugore wanjye turi kumwe rwose ariko numiwe n'agahinda gusa ariko bagenzi bawe dukorera ibishoboka tumwiture ibyo yadukoreye natwe nta kibazo rwose birakorwa nawe ndashaka kuzamubona yaje ahangaha nawe ibyo yakorewe umwana wanjye nawe bikamubaho uyu yari umwana wanjye wabucura rwose nakundaga yarageze igihe cyo kugira ngo akundwe nawe yarageze igihe cyo gukundwa rwose arambagizwa none twahageze turimo turareba iryo shyano ibyo ririmo kwikora twahageze reka duse n'abegeraho turebe kiri ariko n'ubundi tunakimenye tumenye n'icyo ari cyo mana we dore aho twashyinguye neza kuri iyo mva yigaraguraho neza niyo twamushyinguyemo dore ndeberayo uragahera mana we Mukama ndebera ndebera iryo shyano umukobwa mwiza kuriya kuko yari yarabuze abamushaka kugira ngo arinde yamemukirira umwana mfite n'ubwoba mfite ubwoba nanjye ndafite ubwoba ndatinya no kuhegera ndebera kamera mayereka ndebera buriya burozi buriya ntabwo abukura kwa se na nyina koko umwana nizeraga nakundaga naho ni umurozi none se uriya mwana muramuzi turamuzi ni umuturanyi n'umugabo witwa Nyagirwa ariko ziko babivuze ukuri koko ngo babivuze ukuri no ni umuturanyi ahubwo nene gituranye jyewe ndabona ari
mubaze nimba twamwegera muga buriya umuntu yamwegera akanamubaza wenda icyo yabikoreye nimumwegere nta kibazo buriya ntabwo byadufata ntabwo ubona bitanye n'uriya nta wundi ngomba kubituma kuko nakoresheje kuba izina ry'uriya witabye Imana cyangwa uriya nta wundi ushobora gufata n'uriya bimurimo. banyamakuru nimuze namwe muribagire nimuribagire rwose ntabwo nshaka kujya nimundebere muga nimpa murabasha pe urabasha ariko nanjye ndashaka kumubona nawe yaje mubwire ko arimo yishimagura biriya ni arimo arishimagura yakuye ibipantaro yajugunye sinzi iki yigaraguye arimo arambara ubusa erekana uyu mwenda iki ni igipantaro cye yikuyemo dore yagize hari abandi banyamakuru nabo baje kuri bikurikirana hano nuko nyine hanyuma se mubaza uwo muntu amaherezo mbabarira umbwire niko none se ubu biri buza kukivamo kigende biragenda gute none ko mbona gishaka se no kuntabururira umwana kirimo kirashaka no kuntabururira jewe ndashaka kumukore nubwo utabikora none ariko ndashaka kuza kumukorera n'ibyo yakoreye umwana wanjye sinshaka kuzongera kukibona nawe nyina na se bababare nkuko nanjye nababaye ubwo ntibyaba ari ukwihanira nibyo ariko aho kugira ngo nzajye nsohoka mubone mu maso yanjye afazari nawe abure na Bibiliya bivuga ko uwicishijwe inkota nawe yicishwa Bibiliya ibyo bintu irabivuga ko kwihanira ushobora kugira gutyo ukagira kwihanira si icyaha ari wowe umuntu iyo yakubanje ntabwo nshaka nanjye kuzongera kumubona mu maso yanjye rwose nanjye umukobwa wanjye naramukundaga nawe iwabo nabo bazarire nkuko nanjye narize ubwo ntago ndube ndimo ngiye uri kubivugira kuri telefone byo kumuha igihano turaza kubivugana mu gikari umuntu urumva ko mba muri kumwe n'abandi bantu bataza kubyumva nabi iby'igihano turaza kubipanga mu gikari twiherereye nje namwe muraza kumpamagara mwavuye aho ngaho icy'ingenzi ni uko atangiye kuvuza induru none ko numva cyatangiye kuvuza induru si cyangwa kigiye gupfa n'ubundi oya ni ihembe ndi kumwohereza ndimo ndarimwokesha oya gikanyage kiriho kirikunja kigiye guturika hasi bya bintu biri seriye yewe bya bintu ndabona bikomeye ndabona kikunja kigiye guturika muganga ndamwemeye nzi ko n'ibindi byose azabidukorera oya ariko sinari nakubwiye nti narahagurutse byose sinshobora kubyihanganira byose nta kidashoboka undi wese abonereho abantu bajye bareka kugirira abandi amashyari naza niba n'umuhungu ni ngombwa kumubuza ubuzima abahungu si benshi ntiyakundana n'undi si uko ahubwo se ukuntu rino shyano ry'umukobwa ari igikobwa cyiza ni igitangaza ni igikobwa cyiza yewe hanyuma uwo mugabo umubaza amaherezo nayahereye y'ibi ngibi ngaho rero mbwira muramusiga dukora iki tugiye kugisiga hano twigendereye biragenda biti icy'ingenzi nuko mwamubonye ntakirinzi nuko mwamubonye nkuko mwari mwabinsabye ahubwo mwari mwambwiye ngo mufite ngo umuntu ngo muri Amerika ngo ufite ikibazo ngo nawe ngo aherutse gupfisha umugabo ubwo nawe nukamumpa nawe nkamukorera nk'ibyo nabakoreye nkamubereka kandi nzabikora vuba aha ngaha kuko hari abantu bajyaga babimbaza ibibazo bitandukanye uwo mugabo muvugana n'uwahera ni umuganga ngo waturutse mu ntuza Tanzania ni umuganga ngo waturutse Tanzania niko bari bambwiye abamundangiye aba mu Rwanda ubu ngubu basigaye akorera i Kigali ahubwo ndabona kirimo gishaka kutwegera natwe twiyigirireyo ndabona kiriho kigenda muraho reka mbaguhe banyakubahwa muraho mwe muri bande nitwa Junior ndi umunyamakuru kuri Five Guys TV ibyo ndimo ndeba hano nari numvise ngo ni wowe ubifitemo uruhare turi mwirimbi pe byagenze bite bino bintu rero
ababyeyi rero banganye bari kuvuga ngo hari umuntu bakeka ko biciye umwana mu buryo bw'amaherere yari afite ubukwe afata ashyingiwe ariko abantu bakababwira bati rero nyamara uriya muntu yapfuye bamuroze bari baranze kubyemera bagenda asuzuma ndababwira ndabona yararozwe reka nshike umuntu wamurogeye mumusange mujye kwirimba muhite mumusanga bari bavuye kundeba mu kanya. Witwa nde rero uherereye? Njyewe mperereye i Kigali. Mperereye i Kigali hano ku Gisozi. Ku Gisozi urahazi? Yego. Niho mperereye niho nkorera. Byagenze bite bino bintu rero ndi kuvuga uburyo mwabikozemo ko je bampamagaye bambwira bati hano dufite inkuru n'umuntu nkozeho rwose byagenze bite mwabikozemo? Nitwa Mvunabaje. Yego. Uvunabaje? Yitwa Mvunabayo. Witwa Mvunabayo? Uvunabaje wowe? Njye nari namubwiye ko witwa Mvunabayo. Nuko hanyuma rero nyine ibi Mvunabaje muga dogiteri Mvunabaje. Dogiteri Mvunabaje. Nyine ndi kuvuga ntibyo turi kureba hano birimo biragenda bite ubu ngubu kuko umuntu wari ngo izo mbaraga namusizemo ndazimukuramo bene kungana bampaye uburenganzira bagati mubabarire. Imbabazi ziraturuka kuri bo naho ngewe rwose ibyo nari gukora ndacyari kubikora. Na n'ubu uri gukora ibiki nyine? Uri gukora ibiki ubu ngubu? Ubu ngubu mwaya masaha nari ndimo nshika uwo muntu wakoze ayo mabara site amabara kuko ibintu aba yakoze ntabwo biba bibaho urumva imbaraga z'ihembe zirazamujemo zikamutera zikamukuraho yari ari zikamuzana aho yakoreye icyaha. Urumva turi ku zuba rya hatari mwirimbi niho tumusanze. Ndi kuvuga ni turi ku zuba rikomeye turi mwirimbi niho tumusanze. Nyine ndi kwibaza yego aho bamushyinguye nyine uwo mwana wabo. Bamwe basize igihe gito bamushyinguye niba ari igihe kingana gute ariko bambwiye ko hari hasize igihe gito ndavuga niba ari igihe gito nubwo byari bimaze imyaka 10 cyangwa 20 twebwe umuntu wakoze icyo gikorwa turamushika akaza agasobanura uko yabikoze arasobanura agataga mukamubona mbese kugira ngo mushyire amatsiko. Bo muri make ubwo cyari gikenewe n'ukumenya mu cyo mwari mukeneye n'ugushira amatsiko gusa n'ukumenya wampemukiye umwana wanjye nta kindi none ndakibonye. Ndimo mbaza uyu mugabo nticyo yaragamije we n'ukubona uyu muntu tusanze ari umukobwa mwiza uteye ubwoba nibyo byari bigamijwe gusa. Urumva yarakeneye kumubona nkamuhana igihano nkamuhana gishaka urambwira. Hanyuma rero tujye ku kijyanye no kuvuga ngo undi muntu ugushaka yakubona ate? Undi muntu waba ugukeneye telefone si iyo ngiyo se si telefone ibihari nta kibazo yamamagara ni 0781068565 yamamagara ikibazo cyose yaba afite yabinyatse yavuge n'igihugu ubu nk'abantu baba bari muri Amerika za Suwede za Canada n'ahandi yambwira ati imbogamizi mfite ni ngiye tukabivugana tukavugana ukuntu byakemuka. Hanyuma icyambere n'ubwumvikane. Amaherezo y'uyu mwana w'umukobwa rero nayahe? Barahari. Allo? No kuvuga ngo iki warumbaje sinari nyumvise bakongera ukambaza. Nari nkubajije nta maherezo y'uyu mwana w'umukobwa no yahe kuri rino zuba mu. Niba ari igihano turakima ababyeyi b'uwo mukobwa nibo baragena icyo bashaka ariko ntabwo babivuga. Ndumva muri abantu benshi ntabwo bivuga hari abandi bantu turaza kubivugana ku ruhande baraza kumvugisha. Sawa muga sawa ibyo tubonye nabyo birahagije ariko ndaje ubwo ngubwo nyine ndanyura mu gikari tuvugane. Ariko utari wajya mu gikari umukecuru urabihaza kugenda bite? Ubu ni ukuvuga ngo turigendera tuze kuvugana n'umuganga mu musigano nese twamuzanye ntabwo twamuzanye twahamusanze. Hari abantu benshi ntabwo twagira icyo tuvuga. Twahamusanze kuva twahamusanze rero naho turahamusiga tugende.
yego ubu mugiye kwigendera asigara ahangaha ubu cyamuzanye nicyo kiri bumuhamukura kiba kinicwa n'izuba nta n'ikibazo kiba kicwa n'izuba nacyo cyumva uko bisharira ubu murigendeye nyine gisigaye mu marimbo ubwo ngubwo nacyo cyume kiba cyumva uko izuba rimeze ntacyo ibindi turabivuga naho hatoye uriyumva ute kuba ubonye umuntu waguhemukiye ukamwibonera n'amaso yawe nubwo napfushije yanyiciye umwana ariko hari akantu kagabanutseho kuba mubonye nanjye ubwo urumva nta kintu ngiye gukora ngiye kumwitura ibyiza yankoreye cyangwa ibibi yankoreye ko ikijyanye n'igihano ngo mushaka kuza kumuha musa nkaho mudashaka kukivuga umunyamakuru ugiye ndaza kubibwira muganga wenyine nta bandi bantu bandi batwumva twe ntabwo turi bumenye ibyo muri oya inomero ze nazibonye byihorere ntacyo we twebwe wadutangariza oya ibyo mwabonye mwabibonye twabibonanye twabibonanye ibyo mwabonye natwe nibyo twabonye sibyo nimujyana ibyo twara aya ngaya gusa ibyo tubonye birahagije mana we mukama bya bintu ziko bikomeye